muri iyi minsi turi mu minsi ya nyuma y'imperuka. Abakristo bavandimwe bene data, abemera Imana yo mu ijuru, reka mbahe ikaze. Mu by'ukuri iyi si igeze ku musozo kuko ibintu bikomeje kugorana cyane, ibitangaza bigenda bibaho uko bwije n'uko bukeye. Tubona imbaraga z'Uwiteka, hari abemera Imana yo mu ijuru, hari abayavuga ko idahari, gusa buri wese agira imyizerere ye, ntacyo wabikoraho. Rero ni inkuru itunguranye cyane, inkuru mu by'ukuri itangaje cyane, inkuru yerekana kugaruka kwa Yesu, inkuru yerekana mu by'ukuri ko isi igeze ku iherezo. Mu by'ukuri ni ibintu bitangaje cyane, kandi nawe uri butangare ndetse wumirwe kandi utungurwe, kuko aya makuru mu by'ukuri aratangaje cyane. Ibi bintu nk'ibi sinzi niba byabaho, mu by'ukuri bibaho gake, aho imbwa ibonekera izamo umwuka wera, mu by'ukuri ikabonekerwa n'Imana, igasigwa amavuta, ikaza gukotoza cyangwa se kwandagaza abanyabyaha. Rero iyi ni inkuru yabereye hariya mu karere ka Kayonza, ni mu ntara y'Iburasirazuba, ni mu murenge wa Gahini, ubwo abakristo bo mu itorero rya ADPR bari imbere. Mu by'ukuri pasitori, bivuga ko uyu mupasitori nyine byabaye ku itariki ya 13 mu gitondo, ni kuri uyu munsi. Ni ibintu bitangaje cyane, ubwo pasitori mu by'ukuri bivugwa ko amazina ye ni Byumvuhore Anastase, yari ari kubwiriza icyigisho ubwo yasozaga rero abaturage. Ubona ko bafashijwe, bari mu mavuta, ubona nyine bafashijwe. Nibwo yasozaga korali yiswe Love of Hope, urukundo mu cyizere. Nibwo yajyaga imbere, igiye kuririmba indirimbo yo kugira ngo basoze ikibwirizwa cyatanzwe n'uyu Byumvuhore Anastase. Ubwo iyi korali rero yari imbere y'imbaga y'abakristu mu itorero. Bivugwa ko abakristu benshi bagera kuri 350. Rero nibwo mu rusengero haje kwinjira imbwa, iza yirukanka cyane, abaturage bagira ubwoba barahahamuka. Gusa iyi mbwa ntawe yigeze ibongamira cyangwa ngo irye, kuko yaje rwose hanze amaso imbere muri korali. Ubwo abakristo bayibonaga bakubiswe n'inkuba, bagira ubwoba bwinshi cyane, bagwa igihumure. Ariko iyi mbwa ntacyo yaje kubatwara, ahubwo imbwa yazaga isatira imbere, yirukanka ijya aho imbere. Imbwa rero yaje ahagarara imbere kuri mimbara, abapasitoro bayibonye ndetse n'abadiyakonikazi barumitwa, gusa baricecekera ntibagira icyo bayikoraho, ndetse n'ubwo babutangira kugabanuka bitewe n'uko bari benshi, kuko iyi mbwa iyo igira icyo batwara bari buyice, kandi dore ko banabonaga ko itagambiriye kubarya, ahubwo ko hari ubutumwa izanye. Iyi mbwa rero yakoze iki? Yaje imbere kuri mimbara, nuko iza ku muririmbyi umwe mu bari kuririmba, rwose itangira kumukubita amajanja, cyangwa se imukubita turiya tuganza twayo tw'imbere, iramuhondagura nyine, ikajya imukubita utuganza. Uyu muririmbyi mu gihe gito cyane, ubwo abantu bibazaga uti ese iriya mbwa yaba yayigize iki, cyangwa se yaba yayendereje kubera iki? Bakiri mu rujijo, iyi mbwa ubwo yakubitaga uyu muririmbyi w'umusore, bivuga ko ari hagati y'imyaka 24 na 29, nibwo itabi cyangwa se ifege isigara, murayazi aya matabi acuruzwa, nibwo ryagwaga hasi riva mu mufuka w'ipantaro yari yambaye. Nuko rigwa hasi, mu mufuka warimo telefone ndetse n'utundi dupapuro n'amafaranga make yari ari muri uyu mufuka. Mu by'ukuri iyi mbwa yagaragaje igisa n'ubutwari cyangwa se ugukorerwamo na Mwuka Wera. Uyu muririmbyi yakozwe n'isoni, ahita asohoka mu rusengero n'ikimwaro cyinshi, kubwo yarasanganywe itabi. Ari imbwa ibimukoze, ibigaragaje mu itorero ryose. Abantu bumiwe baratangara, bavuga ko iyi mbwa yoherejwe na Mwuka Wera, cyangwa se mu by'ukuri yasizwe amavuta, ko ibi byose ari bigaragaza ko isi igeze ku iherezo, kandi ko turi mu minsi y'inyongezo, turi mu minsi ya nyuma, aho abantu benshi cyane bishushanya. Mu by'ukuri umuntu akifata akajya imbere y'imbaga, akajya muri korali akaririmba amwenyura gusa, afite ibibazo byakuzura imifuka 3 nini cyane. Iyi si rero turi mu isi yaho buri wese afite ibibazo bye. Mu by'ukuri buri wese aba ahangayikishijwe n'imitwaro ye, buri wese afite ibibazo bye. Uwo wifuza kuba we wakwereka mw'imbere uburyo ameze,
wahita utuza. Ni bimwe bavuze ngo wifuza inkweto ugahangayika kuko nta nkweto, kandi mu by'ukuri hariho utagira n'ayo maguru yo kuzambara. Uwo utagira amaguru yo kwambara inkweto nawe agahangayika, hari utagira amaguru n'amaboko. Iyi si niko bimeze, ubuzima urimo hari ubwifuza, hari uwo ari inzozi kuri we. Utwo duke urirana hari uwo ari inzozi kuri we ubyifuza. Uko byagenda kose hano kuri iyi si ukomeze hari uwuruta. Mwene data, ntugacike intege kandi jya wihangana. Ibi byose mbivugiye iki rero? Nuko nababwiraga ngo turi mu bihe bya nyuma mu by'ukuri, aho umuntu aza imbere y'imbaga ukamubonamo indi shusho utazi ikimurimo mo imbere, kuko uyu muririmbyi yatangaje benshi cyane barahungabana, abenshi bibatera kumwibazaho, kandi mu by'ukuri iyi mbwa nubwo yaje isa n'ikigusha zaje kurangira igaragaje ubutumwa kandi bwiza. Rero ntitugacira abantu urubanza tutazi ikibarimo. Iyi mbwa yaje yirabura isa nk'umukara, gusa yarizanye ubutumwa bwiza ku mutima, yari yera. Uwari umuririmbyi aririmba imbere y'imbaga abantu bagafashwa, mo imbere yari yibitseho icyo twakwita nka toxic cyangwa se uburozi. Ndabashimiye mwese twabanye muri iyi nkuru.